igihugu cyitwa Ubufaransa ndibuvugaho kuri uyu munsi cyitwa Ubufaransa reka babwire ni igihugu twakwita kimwe mu mfura za Satani afite hano ku isi. Abafaransa agatsiko kabayobora n'abicanyi ruharwa nubwo mubona bambaye ishusho y'abantu. Ndabahamiriza ko abayobora Abafaransa abayobora Ubufaransa usomye amateka yabo guhera kera ko ni abadayimoni bigendera mu bantu, ni abanywa amaraso kabombo, ni za vampire ziri mu bantu batabizi. Ndabaha ingero murabyumva neza kandi muraza kumenya impamvu iki cyigisho cyitwa ngo abicanyi kabuhariwe. Son professeur est un scientiste qui a révélé que le Covid-19 a été fabriqué en France par les scientifiques français de l'Institut Pasteur à partir du coronavirus naturel SARS-CoV et l'ont délibérément transféré aux scientifiques du laboratoire de Guyane et du gouvernement chinois. Wumva ibibazo abo bantu babyerekanye bahuye nabyo. Muri abo bapfuye 95% bagonzwe n'amamodoka, abataragonzwe n'amamodoka babasanze mu mazu bapfuye bayobwa icyabishe n'ababanizi. Abandi bicwa mu bigo bajyanwemo ngo n'abasazi bakabatsindamo babatereyemo inshinge. Abandi basanzwe mu migozi bamanitse. Niwe wahishuye ko Covid-19 yakorewe mu Bufaransa n'abahanga b'Abafaransa bakora muri Institut Pasteur. Icyo kigo gikomeye mwese murakizi, bayikora muri coronavirus naturel isanzwe bita SARS-CoV, bayoherereza abascientifique bo muri laboratoire ya Guyane aho yasohokeye, kandi guverinoma y'Ubushinwa nayo yari biri inyuma, nayo yari iri. Abayobozi bo mu isi bateguye ikintu cyiswe genocide planétaire. Abafaransa aribo babiri imbere kuko bafite umugambi wo kugabanya umubare w'abaturage batuye ku isi. Uti barabahora ikirere mwumve abantu batuye ku isi muzumva aya magambo, mumenye ko bafite umugambi wo kugabanya abaturage batuye ku isi kubera impamvu ebyiri. Iya mbere, gahunda ya microchip iteganizwe mu isi nshya niyo bateganije kwizabafasha kugabanya abaturage batuye isi hagasigaramo umubare muto cyane umubare bwabo bifuza. Amabwire nkimara kubona ibi bintu nkabyitegereza ngakurikirana amakuru, dore liste y'abaperezida bishwe ku kagambane n'igihugu cy'Ubufaransa. Ngiye kubabwira liste muratangazwa nuko benshi ibihugu murimo abapfuye biga amateka yabo Ubufaransa bari bufitemo uruhare. Ngaba Abafaransa rero Abafaransa niba mutari mubizi nibo baragijwe uyu mugabane wacu wa Afrika. Iyo ugiye muri 229 Media Info baduha liste kuva mu 1963 y'abaperezida bagiye bahitanwa n'iki gihugu. Iyo urebye iyo liste n'amagambo yiherekeje wo muri Somalia ukurikiye iby'urupfu rwe nawe usanga Abafaransa babifite mu kuboko. Tuvaho ngaho tariki 7 z'ukwa 4 1972 nimujya mu mateka nawe muzasanga urupfu rwe Abafaransa bari baruzi ndetse barabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo uwo muperezida ahitane. Tuvaho wa gatanu 11 z'ukwezi kwa 2 ibyo bihugu mbabwiye Amerika, Roma, Ubufaransa mwumve neza nibo bari imbere mu mugambi wo kutwinjiza mu isi nshya n'abasobanuriye. Mwumvise abuzukuru ba Shitani abicanyi kabombo kabuhariwe inkozi z'ibibi zo mu rwego rwo hejuru number 1. Ndasaba buri wese wabishyira mu bwonko abatangira kwitegura impfu zidasanzwe zigiye kubaho muri iyi si nshya kuko umugambi wawo uzasohora uko byamera kose. Isi aho irimo kwerekeza ni ahantu sinavuga ko ari habi, ahubwo harengeje kuba habi. Intego z'ikinyagihumbi icyo bise MDGs cyangwa se Millennium Development Goal ndazibasubiriramo kugira ngo mwese mwumve koko niba mwaratangiye gutegurwa kwinjira mu isi nshya. United Nations member states have agreed, ibihugu byo biri kwisi biri munsi y'ubuyobozi bwa ONU byose byasinyiye izo ntego z'ikinyagihumbi. Barashaka isi nshya iteye uku imeze uku nguku ngiye kubabwira mwumve izo ntego bashizeho. Aba batindi b'abazungu bavuga ngo bagiye kurengera ibidukikije byangijwe n'abandi ni bande bafite ingamba kudafura no kurushinga muri Afrika ngo bakwemere. Abantu bashaka kwirenza angra nombre umubare munini barashaka kwica Abanyafurika kubera impamvu 3 zikurikira. Iya mbere, banyamadini reka mbasane ikintu kimwe, nimwicare mubwiza abantu kuri, musobanurira abantu aho tugeze, mubwire abantu ibituri imbere, mubabwire bagira imyiteguro ikwiriye. Azaba fiti ngororano
guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Abarimbuzi kabuhariwe, abarimbuzi kabuhariwe, ngibyo ibintu tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Iyo bavuze abarimbuzi ni abantu badasanzwe, ni abantu bicara bagategura umugambi bakawunoza, hakaba hasigaye igihe cyo kugira ngo bawushyire mu bikorwa. Mbere yuko tuganira kuri iyi topic uyu munsi nifuza ko tugenderaho, reka tubanze dusenga Imana. Nyagasani mwami mwiza kandi mwami w'impuhwe n'imbabazi, turagushimye kuko uri Imana idukunda kandi tuba hafi, yifuza ko twakira idafite umugambi wo kuturimbura, kuko ibikubamo n'ibikugize ni impuhwe, ni imbabazi, ni ukugira neza, ni ugukiranuka n'ibindi byiza nk'ibyo ngibyo. Uhora ushimwe iteka ryose. Turi mu maboko yawe rero, uyu mwanya utubere uw'ingenzi. Ijambo ryawe ritugirira akamaro, kandi umwuka wawe wera atuyobore kwitoza kurishyira mu bikorwa no kumva imiburo riduha, maze twitegura ingoma yawe igiye kwimikwa, bityo tuzayibanemo nawe byiteka mu izina ryiza rya Yesu. Amina. Abarimbuzi kabuhariwe. Iyo mvuze abarimbuzi nabibasobanuriye mu byumve neza. Abo ndimo kuvuga, abo ndimo kwerekezaho, bafite shebuja wabo w'umurimbuzi kabuhariwe Bibiliya ihamya, yemeza kandi yerekana neza ko ari we mugambi we uhereye kera kose. Tujye muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 44 kugira ngo mwumve neza se w'abarimbuzi, se w'abicanyi, se w'abagome kabuhariwe mu mwumve. Igice cya 8 umurongo wa 44 haravuga ngo iki? Ntabwo turi gusoma umurongo wose, ariko turasomamo amagambo y'ingenzi. Haravuga ngo mukomoka kuri so Satani. Abo ni abayuda Yesu yabwiraga akurikije ibitekerezo yababonanaga, ukuntu yababwiye bakanga kumva imigambi bafite muri bo, kandi banamufitiye bafitiye n'abazamukomokaho n'intumwa ze. Arabitegereza arababwira ati mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo sararikira nibyo namwe mushaka gukora. Ubwo yavugaga Satani yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi niyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma. Kuki Yesu yababwiye ayo magambo? Barimo kumwiyemeraho ngo n'abana ba Aburahamu. Aravuga ati nyamara ukuri kwe ntabwo ukuri kw'Imana ni kubarimo. Iyo muba abana ba Aburahamu, ibyanjye muba mubizi. Ntabwo bigeze bamutega amatwi, nta nubwo bigeze banamwumva, ahubwo bakomeje iyo gahunda yabo. Niko kubareba aravuga ati iyo mbitegereje nkareba imigambi barimo, nkareba ubugome bwanyu, nkareba ibyo mwakoreye abahanuzi, nkareba n'ibyo mugiye kunkorera. Mukomoka kuri so uwo Satani uhereye kera kose ni umwicanyi. Uyu mutindi w'umugome w'umwicanyi niwe se w'abandi bicanyi bose bagiye babaho mu binyejana, uko byagiye bikurikirana no mu bihugu uyu munsi turimo hirya no hino. Ni n'incakura, nongere mbabwire, n'incakura karahabutaka. Ubwo mugambi w'ubwicanyi awugeraho hari amacenga n'amayeri akoresheje. Kandi akamabwiza ukuri, gutahura aya mayeri ye yose akoresha agamije kugira ngo arebe uburyo yarimbura ubwenge bw'abantu. Namara kuburimbura ubwenge bw'abantu maze kubica ubwenge, noneho abica no kubigaragara, birasaba kugira ngo abantu n'ubundi bagire ubwenge. Ubwo barabi Imana mbabwiza ukuri, mwitonde cyane, mwitonde cyane. Yobu igice cya 28 umurongo wa 28, Uwiteka yabwiye abantu ngo maze Imana ibwira abantu umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kuvumbura aya macenga ukavumbura aya mayeri arimo gukoreshwa cyane cyane n'amadini, yo yica umuntu ahagaze. Rimwe na rimwe bagafatanya na leta bakagambanira umuntu agapfa akitwa kubigaragara, kugira ngo uzavumbure iyi migambi y'ubwicanyi ikoreshwa na za leta, igakoreshwa n'amadini, byose bikamije kugira ngo byohere umuntu bizamugeze neza ku munwa wa gihonomo. Birasaba ubwenge mvajuru. Kandi Bibiliya iratubwira muri Yakobo ngo ubuze ubwenge abusaba Imana, kugira ngo iyi migambi hishuke imenyekane neza. Birasaba ubwenge mvajuru, icyo ndakibabwiye. Reka mbahe ingero, kandi ndabaha ingero 3
muraza kubyumvamo neza. Mwitangira igice cya gatatu. Igice cya gatatu, Imana ifite ibyo yabwiye ababyeyi bacu ba mbere. Imaze kubabwira, ibabwira ibyo bagomba kwitondera, ibabwira ibyo bagomba kwitaho kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'umugome wamanutse avuye mu ijuru bafitiye umugambi wo kubarimbura. Satani yinjiramo mu murima wa Edeni, mu ngobyi ya Edeni, arangije yumvisha ababyeyi bacu ba mbere uburyo Imana yababeshye, ahubwo icyo yanze ari uko bagira ubwenge nk'ubw'Imana. Aranababwira ati mwe nimugende mukiryeho, icyo mwisanga mwabaye cyo muraza kukibona nyuma, murasanga namwe mwagize ubwenge nk'ubw'Imana. Hey, mwumve neza iki kintu. Yababwiye ko nta kibazo bazagira, bararya rwose bishimye. None nimureba aho bitugejeje, nimureba aho bitugejeje. Adamu wubwe, ibyanditswe byera bitubwira ko ajya gupfa yamaze imyaka 930. Ninde muri iyi si ya Nyagasani nibura ugira imyaka 150? Wamuvana he? Nukuvuga ngo twagiye dupfa dusogobera, niba ari gusogobera, niba ari kwangirika, kugeza ubwo ngubu umuntu w'imyaka 100 umureba ukabona nta kindi gihe afite cyo kubona n'amahirwe yo kubaho hano imbere. Izo ni ingaruka z'umugambi mubisha. Satani yaje abeshya ngo muragira ubwenge nk'ubw'Imana, muramera nk'Imana. None umva aho bitugejeje. Umugambi kirimbuzi wari wihishe inyuma yo kugaragaza fesi nziza, nyamara imbere inyuma hari uburimbuzi. Dufata Adamu, niwe tukiriho mu itangira cya gatatu. Amateka tubwira ko Adamu yari afite hafi ibiro itoni, ni ukuvuga ibiri 1000. Wenda byenda gusatira aho ngaho. Uyu munsi urajya kugira ibiro 90, wajya kugira ibiro 90, wajya kwa muganga bakagura ngo turabona utagihumeka neza, imitsi yawe itangiye kuziba, ibintu ukongere kubirya. Muranyumvira? Murumva ingaruka zaho icyaha cyatugejeje kubwesikoro bwo kubeshya gusa ababyeyi bacu ba mbere, nabo barangiza bakishyiramo ngo buriya koko tugiye kuba ukundi, inyuma hihisha umugambi wo kubarimbura. Tuve kuri iyo ndeshyo, nako kuri ibyo biro tujye ku ndeshyo. Buriya wize imico y'abantu bagufi, imico y'abantu barebare, imico y'abantu baringaniye, na n'uyu munsi iyo wize ugasuzuma neza imico y'abantu babyibushye ukabitegereza, usanga abantu dukushije ishyano kandi kuri buri kategori yose n'indeshyo yacu yariyo yose. Amaraso rero dufite nayo, baba bafite A, baba bafite B, baba bafite AB, baba bafite O. Hitujyamo noneho hari uwo afite A, undi afite A, ariko batandukanye kuko umwe afite negative undi afite positive. Ukajya no ku yandi magroupe sanga kandi ku bundi bwoko bw'amaraso. Ibyo byose nibijyana n'imyitwarire umuntu agira. Uraba ufite A ntiwitwara kimwe n'uwa B, ibyo akunda si byo ukunda, reaction ugira cyangwa se imyitwarire ugize yari ikintu kikugezeho ntabwo ari kimwe. Ngizo zangaruka z'icyaha. Satani yinjira muri Edeni yerekanye umugambi mwiza, ariko igitangaje uwo mugambi we wari uherekejwe n'ifuni. None nimwitegereza ahantu bitugejeje. Hari ifuni nyuma y'uwo mugambi yagaragaje igitekerezo cyiza, wagira ngo gisize zahabu, gisize umweru, ariko inyuma yacu yari afite inkota yiteguye kugira ngo arebe ko yasogota umuntu uzakira ibyo bitekerezo. Uyu munsi mbabwiza ukuri, umuntu we yapfuye wese, umuntu yapfuye ahagaze, apfa mu bwenge, apfa mu bitekerezo, apfa buri kintu cye cyose kirapfa. Abicumbi kugeza kuri uyu munsi ry'abadayimoni yigarurirwa n'icyaha. Umuntu apfa ahagaze mu murima w'Edeni, umuntu yapfuye ahagaze. Ariko reka mbabwire, nubwo byagenze bityo, nubwo byabaye bityo, hari ikintu Imana yahagazeho cyasigaye nabwo ni ubutabazi, kuko Imana yanze ko umuntu agwa burundu mu maboko y'umugome. Nicyo bita umutimanama, conscience. Umuntu akagira esprit de jugement, akabasha guhitamo. Ni nacyo kidutandukanya n'inyamaswa. Ubutaha nzabasobanurira neza uburyo ari cyo kintu gikomeye cyane Satani arimo kurwana nacyo, ngo muri isi nshya gahunda yabo bategura, uwitwa wese umuntu uzayinjizwamo, uwo mutimanama we bazawice ku buryo uzaba utagikora. Nzabasobanurira, nzagira icyigisho cy'umwihariko cyo kubasobanurira iby'umutimanama. Ngibyo rero ibyo umuntu yahuye nabyo.
ngo aka kaga umuntu yahuye nako ngiryo ishano yagushije bitewe n'umugambi mubi kirimbuzi wari wihishe inyuma y'ikote ry'umweru Satani yaje agaragaza ibitekerezo bisa nk'aho ari byiza ukuntu umuntu agiye kubaho neza. Ngiki icyo byatubyariye ngiki. Reka njya ku rundi rugero rwa kabiri. Uburyo ubundi bucakura hari abantu bwakozeho. Buri bucakura bwo gutangiza ikiza ufite umugambi kirimbuzi inyuma ujya uhitana abantu benshi. Turajya mu itangiriro igice cya 34, wenda tubanze dusome titre ya itangiriro igice cya 34, tubanze dusome titre. Haravuga ngo iki? Shekemu akinda Dina umukobwa wa Yakobo. Shekemu umuhungu wa Omuri umwami. Shekemu igikomangoma cyiteguraga kumusimbura. Umukobwa aratembera Shekemu amubonye abamufashe ku ngufu. Yaramudevierije amukorera ibintu ku buryo byagaragaye n'inyuma. Uko kumudeviereza kwateye agahinda Yakobo, gutera agahinda umuryango we. Basaza be bapanga gahunda yo kujya kwihorera kuri uwo mudugudu umukobwa wawe yagiriyemo ikibazo. Babigenje baterera. Tujya mu itangiriro cya 34 umurongo wa 13 dusome titre ngo basaza ba Dina bicisha Shekemu nabe bose uburiganya. Urumva? Barabariganya, barabaryoshya ariko bafite umugambi wo kugira ngo babahitane. Umurongo wa 13 haravuga ngo bene Yakobo basubizanya uburiganya. Urumva rya jambo uburiganya Shekemu na Hamori se kuko yononye Dina mushiki wabo. Baramubwira bati ntitwabasha gushingira mushiki wacu umuntu utarakebwe kuko ibyo byadutera isoni. Icyatuma twemera ibyo ni kimwe gusa, ko muba nkatwe ngo umugabo wese wo muri mwebwe akebwe. Niho tuzashingirana abakobwa bacu tukarongora abakobwa banyu tugaturana tukaba ubwoko bumwe. Uzi ikintu bashakaga? Uzi umugambi bari bafite? Bakimara kubyumva barabyishimiye. Umudugudu wose baragenda barabisakaza, barabivuga, abagabo baravuga ati umugambi ni mwiza, ubwoko bufite abakobwa beza, bazabarongore, tuzabarongora kandi nabo bazarongora bacu. Barababwiye ngo abami Omuri na Shekemu kugira ngo abaturage bayobora babyumve neza. Barabwiye ibintu bikurikira. Barabwiye ngo ikintu mutazi bari abantu n'aborozi, inka zabo zose zizaba izacu, imitungo yabo izaba iyacu, abakobwa babo bose nabo bazaba bacu, twebwe tubarongore. Abagabo ikintu bakoze bahise bisiramuza bose uko bangana. Bamaze kwisiramuza, buri igisebe cy'umuntu wisiramuye abantu barabizi, usibye ubuhaje iterambere kiryana cyane ku munsi wa 2, uwa 3, uwa 4, uwa 5 n'uwa 6. Niho kiryana ku buryo umuntu yatambuka agenda atagataga, adashobora kwegeranya amaguru. Umubiri utabasha gukora iyo ukoze ku mwenda biba ikibazo, ndetse benshi mubona biyambarira amakanzu. Maze rero bene Yakobo mu nyumvire, kubera icyo kibazo abaturage bose bari bamaze kwisiramuza b'abagabo, nta nubwo bigeze bikora ari abana bose ba Yakobo. Oya, havuyemo abahungu 2 gusa. Mwumve ku murongo wa 25 w'icyo gice cya 34 cy'itangiriro uko banditse. Baranditse ngo maze ku munsi wa 3 barushijeho kubabara. Maze ku munsi wa 3 barushijeho kubabara, bene Yakobo 2, Simeoni na Lewi basaza ba Dina, benda inkota zabo batera umudugudu gitunguro, bica abagabo bo muri wo bose. Murumva? Omuri na Shekemu nabo bagenderamo. Baragiye basakiza igihugu, bageraga ku rugo batikura inkota, bica nabo basaga kubarwanya kandi adashobora no gutambuka.
urumva icyo kintu reka nze mbabwire ukuri kose rero mu bihugu byose byo mu isi mureba hera ku byo mu majyaruguru ugeze ku byo mu majyepfo bw'iburasirazuba ugiye burengerazuba ibihugu birenga 140 nk'uko mubizi ku ikarita y'isi igihugu cyitwa Ubufaransa ndi buvugeho kuri uyu munsi cyitwa Ubufaransa reka mbabwire ni igihugu twakwita igihugu kimwe mu mfura za Satani munyumva neza ni igihugu twakwita igihugu kimwe mu mfura za Satani afite hano ku isi Abafaransa agatsiko kabayobora n'abicanyi ruharwa mwumve neza n'abicanyi ruharwa nubwo mubona bambaye ishusho y'abantu ndabahamiriza ko abayobora Abafaransa abayobora Ubufaransa usomye amateka yabo guhera kera kose n'abadayimoni bigendera mu bantu ndetse n'abanywa amaraso kabombo ni za vampire ziri mu bantu batabizi ndabaha ingero murabyumva neza kandi muraza kumenya impamvu iki cyigisho cyitwa ngo abicanyi kabuhariwe reka mbibabwire neza le professeur Jean Bernard Fourtillon d'origine française professeur Jean Bernard Fourtillon uyu muntu ufite inkomoko mu Faransa niwe watangaje amagambo aravuga ngo la France a un projet de destruction de l'humanité ngo Ubufaransa bufite umugambi wo kurimbura isi nzima murumva ikintu Ubufaransa bufite umugambi wo kurimbura isi nzima yarongeye ngo ubundi barimo kudekriva ibyo mugabo son professeur est un scientiste qui a révélé que le Covid-19 a été fabriqué en France par les scientifiques français de l'Institut Pasteur à partir du coronavirus naturel SARS-CoV et l'ont délibérément transféré aux scientifiques du laboratoire de Guyane et du gouvernement chinois. Ndabasobanurira amagambo mu Kinyarwanda. Baravuga uyu mu professeur uyu muhanga Jean Bernard Fourtillon w'umufaransa ufite kavukire w'Ufaransa ni umuscientiste ni umuntu w'umuhanga niwe wahishuye ko COVID-19 yakorewe mu Bufaransa n'abahanga b'Abafaransa bakora muri Institut Pasteur icyo kigo gikomeye mwese murakizi bayikora muri coronavirus naturel isanzwe bita SARS-CoV bayitransfera bayoherereza abascientifique bo muri laboratoire ya Guyane aho yasohokeye kandi guverinoma y'Ubushinwa nayo yari biri inyuma nayo yari ibizi munibuke ko Ubushinwa nicyo gihugu gifite abaturage benshi cyane kubw'ibyo kuba babafasha bakabaha bakabereka icyabagabaniriza abaturage byabafasha kandi byabunganira mwumve rero uyu muntu yise guverinoma y'Ubufaransa un gouvernement satanique un gouvernement dirigé par les Illuminati guverinoma ya shitani w'ubwe y'amadayimoni guverinoma y'abashitani guverinoma y'abarwana nabo muri Illuminati reka babwire 95% y'abatangaje amakuru yicihishe inyuma y'icurwa rya coronavirus iyi nababwiye ejo bundi ni imigambi mitindi isi yose ifite yo kugira ngo igire n'aba abantu ibyo byose bari bateguye uyu mugabo yarabihishuye amaze kubihishura arabigaragaza abantu bose bagiye babigaragaza babyerekana babiduhishurira abo bose abasobanuye iri curwa rya coronavirus bakabisobanura bakabishyira ahagaragara n'imigambi mitindi yose yari ibyihishe inyuma isi igiye kugenderaho abo bose nta n'umwe ugihumeka bose barishwe muri Amerika mu Bufaransa muri Canada no muri Germany cyangwa se mu Budage aho ngaho niho twagiye tubona abahanga b'abayobozi ba laboratoire b'abadokiteri
b'abahanga ku isi nibo bagiye bahishura umugambi wihishe inyuma y'ikorwa ry'iyi virusi y'intuza ya COVID-19 bagenda babishyira ahagaragara babitwereka. Mwumve rero, mwumve ibibazo abo bantu babyerekanye bahuye nabyo. Muri abo bapfuye 95% bagonzwe n'amamodoka, abataragonzwe n'amamodoka babasanze mu mazu bapfuye bayobwa icyabishe n'ababanize. Abandi bicwa mu bigo bajyanwemo ngo n'abasazi bakabatsindamo babatereyemo inshinge. Abandi basanzwe mu migozi bamanitse. Ari umugabo w'umuhanga cyane yarambabaje nkurikije amagambo yavuze, we basanzwe ari mu ishyamba anagana mu mugozi baratangaza ngo yiyahuye. Ngibyo ibyo babakoreye. Abayobozi bo mu isi bateguye ikintu cyiswe genocide planétaire. Abafaransa aribo babiri imbere kuko bafite umugambi wo kugabanya umubare w'abaturage batuye ku isi. Uti barabahora ikirere. Mwumve abantu batuye ku isi muzumva aya magambo, mumenye ko bafite umugambi wo kugabanya abaturage batuye ku isi kubera impamvu ebyiri. Iya mbere, ngo iyi si yuzuyeho abantu benshi barya badakora. Barya badakora. Ariko se ubundi urugo rufite abantu 8 hakora se na nyina wenda n'umwana w'imfura, ubwo urumva abantu 3 bagaburira abantu 5 hafi wenda kwikubishura ebyiri. Ngo iyi si kandi irimo abakozi bake cyane bafite umuzigo ku mitwe yabo wo kugaburira umugabane munini w'abantu binuza bindera amaboko, abantu batagira icyo bamaze. Kubw'ibyo rero, kubw'ibyo gahunda ya microchip iteganizwe mu isi nshya, niyo bateganije kwizabafasha kugabanya abaturage batuye isi hagasigaramo umubare muto cyane umubare bwabo bifuza. Amabwire nkimara kubona ibi bintu nkabyitegereza ngakurikirana amakuru nkamenya umugambi wihishe inyuma y'ibi bintu, nkareba uburyo bashaka kugira ngo batsembe abaturage batuye ku isi bazasigarize umubare muto cyane bita ko ari uzaba ufite akamaro ku isi. Rwose ntababeshye nahinze umushyitsi, byamindishije umushyitsi. Nibwo nahise ntekereza ndicara ndavuga buriya twajyaga tuvuga ko abayobozi bo mu isi bayoborwa na Satani ntitubimenye. Munibuke aho twatangiriye, ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo abicanyi kabombo, abicanyi kabuhariwe. None abategetsi bayobora iyi si, iriya mitwe mubona ihezinze igena gahunda zose zibera ku isi, ni abicanyi b'indengakamere. Gupfa kw'abantu ntacyo bibabwiye, nta na kimwe. Nimutekereze kugira ngo hategurwe COVID-19, ibigo bisohora umuti shebuza wabyo ku isi n'abiriya by'inkingo muramuzi, ni Bill Gates. Uriya nababwiye, uriya mwicanyi ruharwa ukiriye ku maraso y'abantu. Bicara bagategura virus, bamara kwitegura bakayiruha nko mu gihugu runaka, abantu bagapfa bagatikira, bakaza baje nk'abatabazi. Murumva ya migambi ya Satani, bakaza baje nk'abatabazi kandi bitwaje iki? Bisha abantu baje nk'abatabazi, abicanyi kabombo baza berekana ko bafite impuhwe kandi ntazo bafite. Gahunda ya microchip rero nigiye kubafasha uyu mugambi wabo. Tugaruke ku Bafaransa, nibo narindiho nta nubwo ndi bubaveho. Umwana w'imfura wa Satani, umuntu muzi mu mateka bita General de Gaulle. Abiza amateka muramuzi, n'amafoto ye bajya bakunda kuyagaragaza. General de Gaulle muzi mwese yaravuze ngo la France n'a pas d'amis, ngo Ubufaransa ntihagire umuntu n'uyu n'umwe uzigera atekereza ku isi ko ari inshuti bagira. Ntazo. Elle vise ses propres intérêts. Voilà. Ngo ni igihugu icyo kireba ni inyungu gusa, nta nshuti n'imwe gifite mu isi, cyo kirebera inyungu gusa. Ni ukuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ko inyungu zabo bifuza kugira ngo zigerweho, uwo bashaka guhitana wese bagomba kumuhitana, ariko inyungu z'Abafaransa zikagerwaho. Reka rero mbabwire, muratangazwa n'amagambo ngiye kubabwira. Dore liste y'abaperezida bishwe ku kagambane n'igihugu cy'Ubufaransa. Iki ndimo kubabwira, ngiye kubabwira liste
muratangazwa nuko benshi ibihugu murimo abapfuye biga amateka yabo Ubufaransa bari bufitemo uruhare bafatanije n'abandi bafatanije n'ingegera z'ibyitso bizikorera muri Afurika bihabwa amafaranga bikanywa amaraso ya bene wabo ku bugambanyi n'umugambi wagiye utegurwa na za service secret z'igisirikare cy'Abafaransa bagiye bicwa binyuze mu makudeta abandi bagiye baraswa abandi bagiye barasigwa mu bicwa mu bikorwa by'iswi by'iterabwoba cyangwa se bagafasha umutwe w'inyeshyamba ariko bagamije kugira ngo bazahirike banice perezida w'igihugu karebo mbabwire ikintu kira kinshengura nukubabazwa n'igihugu ugasanga abaturage baho barahumye perezida waho arahumye bose barimo kwamamaza ngo ni nyungu ngo ni inshuti yewe ngo z'igihugu cy'Ubufaransa nababwira iki muheke Satani mumuheke rwose munsi iki kirura kibi kubeshuti na Satani akubesheje udufaranga twifashanyo tutabasha no kumukumarira ibibazo biri mu gihugu Dogore nababwiye ibyo yavuze ngo iki yavuze ngo twe nta nshuti tugira ntayo nta nimwe nutwibesha aratwibeshaho nyine nta nshuti tugira hano mu isi iyo bibaye ngombwa ko turaba izo nyungu zacu dushaka kuzigeraho mu byumve neza dushaka kuzigeraho biba ngombwa ko uwo ari we wese twamuhitana ariko tukazigeraho ngaba Abafaransa rero Abafaransa niba mutari mubizi nibo baragijwe uyu mugabane wacu wa Afurika iyo ugiye muri 229 Media Info baduha liste kuva mu 1963 y'abaperezida bagiye bahitanwa n'iki gihugu iyo urebye iyo liste n'amagambo yiherekeje n'ibyo abashakashatsi harimo abahistorien harimo abanyamakuru bakoze ubushakashatsi kuri ibi wumva biteye ubwoba reka mbibabwire tariki 13 z'ukwezi kwa mbere 1963 uwitwa Sylvanus Olympio perezida wa Togo baramuhitanye iyo tariki nibwo bamwirengeje 29 z'ukwezi kwa karindwi 1966 General Major Thompson Thomas Aguye Ironsi yarapfuye wo muri Nigeria ku bugambane na service secret z'intuza z'Abafaransa 15 z'ukwezi kwa 10 1969 wo bita Abdalrashid Archemark wo muri Somalia ukurikiye iby'urupfu rwe nawe usanga Abafaransa babifite mu kuboko tuvaho ngaho tariki 7 z'ukwa 4 1972 Sheikh Abed Aman Karume wabaye perezida wa mbere wa Zimbabwe wa Zanzibar ntabwo ari Zimbabwe wa Zanzibar nimujya mu mateka nawe muzasanga urupfu rwe Abafaransa bari baruzi ndetse barabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo uwo mu perezida hitano tuvaho wa gatanu 11 z'ukwezi kwa kabiri 1975 Richard wabita Richard Latimandrava perezida wa Madagascar wahitaniwe aho bitantananarivo muri kapitale ajya guhitanwa abakomando b'Abafaransa bazi neza uwo mugambi kandi bari bawuri inyuma ari nka service secret zoherejwe kugira ngo zibafashe uwo mu perezida pe byumve neza twavuyeho 13 z'ukwezi kwa 4 1975 François Tombalbaye perezida wa Chad wiciwe Njamena amateka duhamiriza ko n'Abafaransa bari babifitemo uruhare wa karindwi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 2 1975 General Murtala Ramate Mohamed wa Nigeria nawe nuko byamugendekeye 18 z'ukwa 3 1977 Maria Ngwabi wo muri Congo Brazzaville ntabwo ari DRC nawe yapfuye Abafaransa babigizemo uruhare
ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 1977 Tafari Benti wo muri Ethiopia nawe ahitanwa abafaransa bari babiri inyuma 13 z'ukwezi kwa gatanu 1978 Ali Soyilihe Mutashirwa wo muri ile za Komoro cyangwa se mu birwa bya Komoro ahitanwa abafaransa bari babiri inyuma 6 z'ukwa 10 1981 Anwar El Sadat wo muri Egiputa uyu wandibuka amateka ye cyane uburyo ibyo byasakuje nawe ahitanwa abafaransa bari babiri inyuma 12 z'ukwezi kwa 4 1980 William Richard Tolbert wo muri Liberia apfa abafaransa uruhare rutaziguye 15 z'ukwa 10 1987 Kapiteni Thomas Sankara uriya mujya mwumva mu mateka wayabaye Burkina Faso agasimburwa na Blaise Compaoré umugambi wo kumwica babigeretse kuri Blaise Compaoré ariko n'abafaransa bateguye umugambi wo kumwica bakoresheje uriya mugabo wari inshuti ye magara basange bakoranye igisirikare bavukanye babyirukanye bari Somambike umugani w'abarundi barangije baramuhitana baramwica 26 z'ukwezi kwa 11 1989 Ahmed Abdallah wo muri Komoro tagihugu n'ubundi perezida waho wundi nawe yongeye gupfa aziza abafaransa tuvaho ngaho itariki 9 z'ukwezi kwa 1990 ejo bundi Samuel Canyon Doe wo muri Liberia abakomando b'abafaransa nibo bateguye umugambi wo kugira ngo ahitanwe 29 z'ukwezi kwa 6 1992 Mohamed Boudia wo muri Algeria ibyo byo n'ukinanwa bose pe ku buryo abafaransa bageze igihe basaba Algeria imbabazi z'ibibi bagiye babakorera n'abajya gupfa uyu musaza ajya gupfa kandi ari mu mutwe w'abakomando badasanzwe ajya gupfa n'abamwohereje abandi bakomando badasanzwe baramuhitana umusaza arigendera apfa aziza abafaransa 21 z'ukwezi kwa 10 mwumve 1993 Melchior Ndadaye wo mu Burundi umugambi wo kumuhitana abafaransa bawufitemo uruhare n'ukuboko abo bakoresheje bose inama zose zo kumwica ubufaransa burabizi neza bubitse nayo mabanga itariki 9 z'ukwezi kwa 4 1999 Ibrahim Bare wo muri Nigeria nawe ajya kwicwa nawe nuko mwumvise mwateze amatwi yo liste tariki 20 z'ukwezi kwa 10 2011 Colonel Muammar Gaddafi mwese muramwibuka muri Libya ndamwibuka uyu mugabo yishongora abangwe zo mbwa z'abazungu zizaza nzazereka izo mbeba nzabaha isomo ku buryo bazamenya ko Gaddafi ndi umuntu udakinishwa mbwira abantu n'uyu mugabo ntabwo azi abahanganye n'aba baribo icyo gihe nari ndimo gusobanura iby'inyamaswa ya kane mbwira abantu ubugome n'ubwicanyi bwakozwe n'ibihugu byo mu Burayi babikorera abantu b'Imana ndavuga ni Gaddafi iyo aba yabashaka kumva ikinyarwanda namubwira ngo tamake aba bantu ntubazi ntabwo bazi ndanababwira nti reka babwize ukuri mbe bateguje hakiri kare muzaba murera amaherezo y'umugabo Gaddafi azaba mabi kuko abarimo gukina nabo ntabazi ntabwo mumuzi ntiyaguye mu muferege asaba imbabazi ngo mwuka byaramwe mwambabariye yahitanywe n'abandi abo yahaye amafaranga yo kwiyamamaza abafaransa babifitemo uruhare nubwo harimo ukuboko kw'abanyamerika ariko bari bahezinze ibyo bikorwa indege zo gusenya kiriya gihugu indege zatikije abaturage bagapfa bagashira izangije ibikorwa remezo byose zarekuwe n'Ubufaransa amamiliyari n'amamiliyari yari yarahaye uriya mu perezida w'umugome utazi kwitura wamugiriye neza arayarya ararangiza
uwo yamuhaye aramwicara amuhitana. Namwe nimundebere Libya ukuntu isigaye imeze. Noneho rero garuke mu cyigisho. Ndasaba abantu bose baneze amatwi ngo mufate Abanyamerika bazwi ko ari abicanyi ku isi. Narabisobanuye mu byigisho nagiye nsobanura iby'inyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka. Imikorere nk'ikiyoka, kuvuga nk'ikiyoka, gutoteza, kugenza gute. Imikorere y'Abanyamerika babicanyi. Gereka Roma nyirisitu ifite icyicaro mu Burayi. Amateka yo murayazi, aba yahitanye murabazi, ni umurundo n'ibihumbi n'ibihumbagiza n'amamiliyoni atabarika. Amamiliyoni atabarika. Noneho rero ongeraho n'Ubufaransa nk'igihugu noneho kigaragaza cyane mu bihugu byose byo mu Burayi. Nk'igihugu mbamaze kubabwira amateka yacyo yonyine kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Abo ibyo bihugu mbabwiye Amerika, Roma, Ubufaransa, mwumve neza, nibo bari imbere mu mugambi wo kutwinjiza mu isi nshya n'abasobanuriye. Ngaho rero abantu munteze amatwi. Mwabumvise? Mwumvise abuzukuru ba Shitani, abicanyi kabombo kabuhariwe inkozi z'ibibi zo mu rwego rwo hejuru number 1. Nibo bateguye umugambi wo kutwinjiza mu isi nshya. Ntibazigira baturebera izuba mu byumve. Mushyire mu bwonko byicaremo, ntabwo bazaturebera izuba nkurikije gahunda bafite. Umva ibintu bazadukorera, bazatuvunira umuheto umugani wa yamvugo y'Abanyarwanda kugeza ubwo ivumbi rizatumuka. Ibyo mubitegereze, ntabwo bitinze muzabyibonera. Bazatwica. Ndasaba buri wese ngo abishyire mu bwonko, abatangira kwitegura impfu zidasanzwe zigiye kubaho muri iyi si nshya, kuko umugambi wawo uzasohora uko byamera kose. Bafite inkozi z'ibibi rero hano ku isi. Biriya bigo bishamikiye kuri ONU ni ibyabo. UNICEF ni iyabo, si y'Abafaransa. Médecins Sans Frontières ni iyabo, si y'Abafaransa. Ibindi si iby'Abataliyani, ibyindi si iby'Abanyamerika. Biriya bigo biza bifite uwe mugambi. Si umugambi mwiza, si iterambere, si ukugira neza abantu. Ndabwira abantu bafite ubwami bw'Imana muri bo, bakaba babizi neza ari abagabo bo kubihamya. Mubukomeze kuko inzira murimo ni nziza, mwanahisemo neza. Nimujenje kandi mutabukomeza, ibyo nibibareba. Isi aho irimo kwerekeza ni ahantu sinavuga ko ari habi, ahubwo harengeje kuba habi. Impamvu nta yindi, nuko abakozi ba Sekibi barashishikaye ku muvuduko udasanzwe uruta uwa Sukoyi. Ndabizi ko ariyo ndege irimo kuvugwa cyane muri iki gihe. Barashishikaye, bafite umuvuduko udasanzwe, barashaka abantu binjizwa mu isi nshya byanga byakunda. Bantu muzi ko hari aho mwahuriye n'Imana, mukaba mubizi neza biri mu bwonko bwanyu. Bantu mwicaye mwicaranye amasezerano mwiherewe n'uwo muremyi. Mukomere ku muheto, komera ku muheto, mukomere ku rugamba. Bene Kayini barimo kwiyegeranya no kwikusanya. Uko niko nkangurira bene Abeli, natwe ntitujenjeke muri iyi si nshya yabo. Izaba irimo abantu b'ibiharamagara b'amaharakubiri. Ni ngombwa ko ruzambikana twarakoze imyiteguro idasanzwe, kuko abasatani yamaze kubuzuza imbaraga. Ab'Imana natwe dukangukire kugira ngo natwe tugire imbaraga zidasanzwe niba twifuza kuzarokoka. Mwumve aya maharakubiri y'abantu agiye kwambikana, ndavuga inkozi z'ibibi n'ab'Imana. Nibyo bigiye gukaribisha Yesu, nibyo bigiye kumuha karibu, nibyo bigiye kumuteguriza kugira ngo abone uko atunguka ku bicu. Hari ikintu gitangaje rero. Muri za kaminuza baraduteguye kare, badutegura ibyo by'isi nshya, twiga tunabitsinda tutazi icyo bagamije icyo ari cyo.
reka mbabwire abantu bakandagiye muri kaminuza mwese munyumve neza, nabonye izo porogaramu zarashyizwe no muri za segonderi, intego z'ikinyagihumbi icyo bise MDGs cyangwa se Millennium Development Goals. Ese murazizi? Reka ndazibasubiriramo kugira ngo mwese mwumve ko niba mwaratangiye gutegurwa kwinjira mu isi nshya. United Nations member states have agreed, ibihugu byose biri ku isi biri munsi y'ubuyobozi bwa ONU byose byasinyiye izo ntego z'ikinyagihumbi. Barashaka isi nshya iteye uku, imeze uku nguku ngiye kubabwira mwumve izo ntego bashyizeho. Ndazivuga mu Cyongereza nzisobanure mu Kinyarwanda. Iya mbere, to eradicate extreme poverty and hunger. Barashaka kuzinjiza abantu mu isi nshya ku buryo bazaba baramaze kuvanaho burundu ikintu cyitwa ubukene, bararangije neza n'ikibazo cy'inzara. Urumva atari isi nshya? Urumva atari isi nshya? Isi itakibamo ubukene, isi bamazemo inzara, icyo kibazo kitakibukwa. Murumva icyo kintu ari ikintu cyiza cyangwa n'iki? Bibiliya ngo ibyago bizarinda bigeze imperuka. Muribeshya. Intego ya kabiri yo muri izo ntego z'ikinyagihumbi, to achieve universal primary education. Barashaka umuntu wese uzaba uri muri iyo sishya zaba yararangije kwiga wenda n'icyiciro cya primaire. Ntabwo bashaka gutunga injiji. Iyi si yuzuyemo abatarize, bazabatikiza, bazabica ivumbi ritumuka. Isi irimo abantu bakandagiye mu ishuri gusa niyo bashaka. Gatatu, to promote gender equality and empower women. Barashaka guha ingufu abadamu kandi bakaringaniza ikintu cyitwa kuringanira kw'abagore n'abagabo kikangana. Ntabwo bashaka uzaryamirwa, barashaka abantu bazaba bareshya. Umva iyo sishya ye, mwayumvise? Kane, to reduce child mortality. Barashaka ko bazaba baragabanije ikintu cyitwa impfu z'intuza z'abana. Isi nshya bashaka, ntabwo bashaka ko hari umwana uzaba ugipfa uyirimo. Ngiyi si nshya, ngiyo birigishwa mu mashuri, igihishwe inyuma abantu ntibakizi. Umva ingingo ya gatanu, to improve maternal health. Barashaka ko guhera umugore akibyara agomba kwitabwaho ndetse akinasama n'inda, bakamuba hafi ku buryo azabyara neza, akazarerera igihugu. Ni byiza kuba nta mwana uzapfa avuka. Ubwo muri icyo kintu atari cyiza. Noneho kuba noneho ababyeyi nabo bazaba bameze neza. Icya gatandatu, to combat HIV/AIDS, malaria and other disease. Kuzarwanya bivuye inyuma icyorezo cya sida, gitera sida, malaria n'ibindi birwara byose by'ibyorezo bigenda byaduka. Ubwo muhita mwumva covid, muhita mwumva coronavirus iza, isi yose yaguruka ngo bagiye kurwana, bashaka kugira ngo bagaragaze impuhwe za zindi zabihehe, ngo bagiye kurengera abantu, ngo bagiye kugira neza abantu. Inyuma hihishe umugambi abaturage batuye ku isi batarasobanukirwa. Icya karindwi, to ensure environment sustainability. Barashaka kwigaragaza nk'abantu barengera ibidukikije, ariko ubundi mbaze babaza aba batindi b'abazungu bavuga ngo bagiye kurengera ibidukikije. Byangijwe n'abandi. Ni bande bafite inganda kudashobora no kurushinga muri Afurika ngo bakwemere uruganda ruzatunganya ibintu byose. Ikindi, to develop a global partnership for development. Barashaka kugira ngo buzuze isi ibintu byo gushyira hamwe, gukorera hamwe, kwibumbira hamwe, amatorero hamwe, imigambi imwe, abacuruzi hamwe, ibintu byose babishyira mu mashyirahamwe kugira ngo bazabashe kubona uburyo bakontorora abantu neza. Tuvugishije ukuri koko wagira ngo ibibazo by'isi ifite bizaba byarangiye, bizaba byatunganye kuko izaba ari isi nshya. Ariko mu migambi yose barimo gutegura,
abantu bashaka kwirenza angra nombre, umubare munini barashaka kwica abanyafurika kubera impamvu zitatu, impamvu eshatu zikurikira. iya mbere, amanama yose bakora rwihishwa turayamenya kuko nta kidahishwe kitazagaragara, nta na kimwe mu manama amagambo ibyemezo ibyo bafashe birabacika tukabimenya. icya mbere ngo nuko Afrika ari wo mugabane wonyine usigaranye umwuka mwiza, yonyine ikirere gifite umwuka mwiza ni cy'Afrika. kabiri, amashyamba gifite umwimerere wo gutanga oxygene ari muri Afrika. noneho Afrika ni ikigega cy'ubutunzi karemano bwibera mu butaka. niyo mpamvu ngo mu mugambi wabo uyu bashaka gukora ikintu cyo kurimbura abanyafurika kuko batadukunda. erega narababwira n'iki gisura cyacu cya black ntabwo bagikunda, mu bime iyi sura yacu y'umukara ntabwo bayikunda. baribeshya rero, baribeshya. ubwo burimbuzi barimo kugenda bagaragaza ko barimo gutegura ibi bintu bikajya ahagaragara tukabimenya. Nababwiye ngo n'uwakoreye ibishitani mama we munsi y'urutara byaramenyekanye. iyi migambi yose barimo gutegura, noneho ukabonera visa izahitana ab'Imana. muribeshya, ntabyo muzageraho. umva uko ibyahise Yohana igice cya 11 umurongo wa 18 haravuga ngo amahanga yararakaye. ese ubundi bajya gutegura ibintu nk'ibi koko atari abasirika, atari abarakara, atari abanyamujinya? amahanga yararakaye nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasohora, n'igihe cyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe aribo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje ndetse n'abakomeye. kandi ni igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. umva, yaba mwumvaga amagambo ndimo kuvuga, mutegure gahunda yo kurimbura abantu. murakora ku uburimbuzi bwa mbere, hari ubundi burimbuzi nabwo buje inyuma kandi bubahiga. Bibiliya tubwiye ngo n'Imana nayo irateganya izindi gahunda idasanzwe yuko ibyo bintu byose, ibyo bigome byose byuzuye isi birangajwe imbere n'Abanyamerika n'Abafaransa n'Abaromane b'Abakirisitu. abo ndimo kuvuga barategura umugambi, nabi nyuma yawo hari undi mugambi. Imana nayo ubwayo izahaguruka, nayo izatsemba izo nkozi z'ibibi, nta n'umwe uzasigara. Karero ngere ku musozo w'iki cyigisho, nigerere ku musozo w'iki cyigisho, ndawujyaho ntanga inama za mbere babwire, ndazibwira abantu kugeza kuri uyu munota, baboneka mu nsengero, baboneka mu materaniro, baboneka mu matsinda yo gusenga, ariko batigeze babyarwa bwa kabiri. ndabivuga gutyo mubyumve neza. ndaha inama abantu baboneka mu masengesho, ndaha inama abantu baboneka mu nsengero, ndaha inama abantu baboneka mu matsinda yo gusenga, abantu baba mu byumba byo gusenga, abantu baboneka mu butayu basengera hirya no hino, ariko bakaba bafite ikibazo cy'uko batigeze babyarwa bwa kabiri. ubwo hari ugiye gutangira kumbwira ngo none se ko pastori wacu yatubatije, ubwo ntabwo twabyawe bwa kabiri? uwakubwiye atyo yarakubeshye. nawe kubera ubugoryi ufite urangije nawe uhita wibeshye. wabyawe n'amazi, reka mbyemere da. umwuka yakubyaye byari kuzi neza isaha wabyariweho n'amazi, umunsi wabatirijweho. bwira noneho umunsi wabyawe n'umwuka ni ryari? uravuga ngo batizwe mu mazi ngo wabyawe bwa kabiri, niko amazi yakumarira iki? igiceri kiba he? ntikiba mu mazi? nicyo kintu kirusha amaga. ingoni bahe ntituye mu mazi? ntabwo ikigira intuza, ntabwo igira amaga, ntabwo igira ibigabagamba. kuki itigeze icya? ko wagiye muri dushe inshuro nyinshi wiyuhagira, imbyiro zigeze zigushiraho?
umva rero witiranya kubyarwa ubwa kabiri Imana ivuga kuzinjiza abantu mu ijuru akakwitiranya no kujya mu mazi uribeshya waranayobye mu buryo bukomeye cyane waranayobye. Imana ikeneye abantu bagomba kubyarwa n'umwuka wayo banyuze mu nzira yo kubabarirwa ibyaha bagahinduka mu mutima. Amahoro Imana itanga ikayatanga kubera iki? Kuko yabanje guhishura ibyo umuntu yakoze byose ikamuha amahoro yo mu mutima akicarana amasezerano yiherewe n'Imana. Muntu uzi ko icyo kintu mvuze utagifite ukaba uzi ko utagifite rwana kigabo kugira ngo ugitunge. Ibyo guhindagura senga mu nsengero ngo uri umuyobozi, ngo uri pastor, uri shehe, uri padiri, uri musenyeri, uri bishop, uri archbishop n'abandi nk'abo ngabo nibyo bizira by'ibyitiro mw'iyisi. Ntaho bizakurengana n'iki kirere ntaho uzajya. Ntuzajya mu ijuru mbikubwiye ku mugaragaro. Reka ngire inama abandi bakabiri. N'abantu biyunze n'Imana bababura ibyaha byabo byo mu gihe cyashize babizi neza bakaba ari n'abagabo bo guhamya imbere ya rubanda, imbere y'abantu bose ko hari aho bahuriye n'Imana ko bababariwe. Kimwe mu bizabatunga nuko muzajya muvugura amasezerano y'imbabazi mwahawe. Murumva neza? Kuko ndabazi namwe n'agasuzuguro kawe. Ndabazi tujya duhurira hirya no hino. Abantu biyunze n'Imana barangiza kwiyunga n'Imana uyu munsi ukababwira ngo mwagiye imbere y'Imana mukabaza uko muhagaze niba mwaba mucemerwa bagapinga. Uzasuzugure ibindi ariko ntuzigere usuzugura amagambo y'Imana. Adamu wari uw'Imana, uburangare bwamugejeje he? Bwamugejeje si kure. Inzoka iravuze aracecetse ateze amatwi arumva atangiye kugaragura mu bwonko ibyo bintu inzoka yavuze. Umubi ni uwabaza Imana atari ko se Mana wansuraga tukaganira wambwiye iby'uyu mugome ubu ndi mu nzira nziza ubu mpagaze nte? Ntiyigeze abibaza. Byamucuza inkumbi. Ndabasaba abantu muzi ko mwiyunze n'Imana, bantu muzi ko mwababariwe, bantu muzi agaciro k'icyabereye ku musaraba bikaba byarakoze ku mitima yanyu, ntimugatakobwe kubaza Imana uko muhagaze. Ibyo bizababera byiza kuko bizatuma mutunga ubugingo buzima mu by'umwuka. Naho byo gukomeza kwibeshya mukomeza muve muri ubwo buhamya bwanyu bwa kera. Mwicare muzi umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo nari umugabo ntabwo igihabwa intebe. Ntabwo uko uhagaze ubu ngubu ubu ndimo kuvuga nibyo bizaguhesha igikundiro imbere y'Imana, ni nabyo bizaguha uburenganzira bwo kuzamuka iki kirere ujya mu ijuru. Naho byo gukomeza kwirata inkovu z'imiringa, kwirata ubuhamya bwa kera, ibyo mubivaneho. Niba ari uko mumeze mwize nabi, ntabwo kwiga no gusenga gusa bizabafasha mutanabaza neza Imana ngo muhagaze mute. Muzagwa mu mutego w'abanarasomye w'Abayuda baguyemo bagapfa bagapfukera. Yesu akaza akavuga ati murarondora pe mu byanditswe ariko ikosa mufite mwanze kuza hondi. Niko ko muri injiji mbi ahantu mwaboneye amahoro ntabwo muhazi. Byagenze bite? Nuko mwagiye imbere y'Imana mukayibaza ngo Nyagasani duhagaze gute? Yaberetse uko muteye murayamanika muvuze induru murarira musaba imbabazi Imana irabababarira. Winjira byose byanyuzemo urabizi uko amahoro yasashye mu mutima wawe. Reka ngucire umugani wa Kinyarwanda ubumve neza. Aho umwana yatoraguye amafaranga ahorayo. Kuko abazi ko amafaranga ahora iki. Ikindi aho yishe icyobo buri gihe ajya kuhasura kuko azi ko yahakura ikindi cyobo. Rwose ahimbwa yahazi yabonye ihaho ihora ijya kuhahunahuna kuko izi neza ko izongera kuhabona irindi. Aho wabonye amahoro aho uko byageze urabizi ujye usubirayo kenshi ujye gusura aho wakuye icyobo. Niyo mahoro yawe. Ubwo abantu bakira imbabazi z'Imana murabyumva neza. Rero imbaraga dusabwa kugira ngo ejo hacu hazabe heza ni imbaraga ziruta izo dufite ubu ngubu. Rero nabasabira kugira ngo buri wese abe umusirikare mwiza usobanutse wa Yesu, witeguye urugamba rukomeye dufite imbere aha, dufite n'ibyangombwa byuzuye kugira ngo tuzabashe guhangana n'izi nkozi z'ibibi zifite umugambi wo kuturimbura no kutumara. Mwabyumvise? Reka mvaho ngaho ngiye kundi mugabane wa gatatu. Rero ndabizi neza inzego za leta
zumvura ururimi ndimo kuvuga. Mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, muri Uganda, muri Kongo, muri Tanzania no mu Burundi bimvuga murabyumva neza kandi bibageraho. Mubishatse mwatega amatwi mukumviza inama mbagira. Mwagatega mukumviza inama mbagira zabagirira akamaro. Nta cyigisho na kimwe gisoza kitarimo inama. Ariko ubundi ugira ngo mwaba musebye muje tugafatanya umurimo. Ugira ngo mwaba musebye ntawe abakura ku ngoma, ntabwo byabambura icyubahiro mufite. Muramutse mwiyemeje ati reka dukorane n'aba bantu maze twamamaza ingoma yatsinze aho kugira ngo dukomeze kwiheka. Icyo narakibabwiye, umuntu wese ko akora umutegetsi w'isi ukomeza kugendera mu ntuza mu bishura no mu majipo no mu makanzu, mu ntuza mu bizibaho byo mwami w'ingoma yatsinzwe, nava inyuma ntacyo bizamumarira. Va muri izo ngutiya z'umwami watsinzwe, yoboka umwami wo mu ijuru, yoboka Yesu, icishe bugufi kandi bizakugira akamaro. Yesaya isomo ngiye gusorezaho igice cya 19, igice cya 18, 19 na 20. Bibiliya avuga ngo iki? Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, nimungarukira nimuza nzabyeza dere bisa nashere binasa n'ubwa bw'intama bwera. Mwumvise isezerano ry'Imana, ntawe Imana itababarira. Bona nubwo warishe igihugu cyose ukakirangiza cy'abaturage, nugarukira Imana nayo izakugarukira. Iryo ni isezerano. Umurongo wa 20 w'icyo gice uravuga ngo iki? Ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Uwo murashaka kuzapfa koko? Uwo murashaka kuzashira? Ese ubundi umuntu azakomeza kubagira inama kuzageza ryari? Mwaciye bugufi mw'abantu, mwaciye bugufi banyamadini. Reka mbasane ikintu kimwe, nimwicare mubwiza abantu kuri, musobanurire abantu aho tugeze, mubwire abantu ibituri imbere, mubabwire bagira imyiteguro ikwiriye. Niba mutanabizi nimuduhamagare tuze tubisobanura abantu babimenye. Naho ubundi Satani n'abakozi be bafite umugambi wo kumara abantu kandi bagapfa badakijijwe. Nyamuneka nimwisubireho. Nuko shoje kandi dusenga Imana. Shimwa nyir'ububasha n'ubushobozi, kandi shimwa Mana nyir'umugenga w'ibihe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ibihe tugiye kwinjiramo n'ibyo turimo ntabwo bitworoheye, birakomeye cyane, kandi kumenya ibi byinshi inyuma bigoye benshi. Uduhishurire ibihishwe, utumenyesha amabanga y'ibigiye kuza, uduhe umwiteguro ukwiriye, utwambike imbaraga zo guhangana n'iki gihe, kandi twitegure nk'uko bikwiriye. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.